Ndagusuhuje wahisemo kunkurikira ni Chantal TV, ni ya televiziyo yacu, ni wa muyoboro mwiza abantu turimo turagenda twitoza kugira ngo turusheho gukomera, turusheho kwiga ndetse dukomeze twiyungure twungurana n'ibitekerezo kugira ngo turusheho kubaka umuryango wacu, imiryango yacu, sosiyete yacu, kubaka natwe ubwacu. Uyu munsi rero ndashimira, mfashe umwanya ngo nshimire buri muntu wese wafashe umwanya we akareba ibiganiro nkunze gucisha aha, ndetse sijye gusa n'abatumirwa nagiye ntumira. Mu by'ukuri biri mu bitwongerera imbaraga zo gukomeza, bigaragaza ko mu by'ukuri dufite icyo tumariye sosiyete, ndetse kandi ndabizi neza ko nyuma y'iki gihe hari abazavamo baratyajwe bundi bushya. Maze iminsi rero mbaha inkuru cyangwa se dutanga ibyigisho tugendeye ku nkuru cyangwa ku biganiro sosiyete nyarwanda cyangwa se Afurika dukunda kuganira, ndetse tukavuga ibintu bimeze nk'inkuru kandi bikubaka imibereho yacu ya buri munsi. Uyu munsi rero nanone naje n'inkuru yubaka, ariko nanyujije mu buryo bw'igitekerezo cyangwa bw'inkuru, hanyuma muraza kumva ukuntu byagendekeye uwo muntu. Habayeho rero umwana w'umusore yakundaga guhora atekereza ku bintu byamubabaje cyane, hagira nk'umuntu umukomeretsa cyangwa ugongana nawe mu bitekerezo cyangwa se mu bintu, akarakara agakomeza akabitekerezaho, ugasanga ntabwo ashobora kubyikuramo. Hanyuma rero urumva kugira ngo ubane n'umuntu nta kintu na kimwe mushobora gupfa muri iki gihe cyangwa mu gihe cyose biragoye. Byamusabaga guhora yitwararitse, ariko n'ubundi ntibabure kugira ibyo bagonganiramo. Ugasanga umuhungu umutima we uragenda ukababara, akamara iminsi aryamye, hagira uwo bagira ibyo bagongana, akagenda akamara nk'icyumweru ataramuvugisha. Hari nabo atajyaga avugisha burundu bikarangira banganye. Abayeho ubuzima bwe birangira inshuti zimushizeho, abantu bafitanye isano nabo urumva kugira ngo umuntu nk'uwo bagumane byari bigoye, kuko iyo mukoserezaga yakomezaga kurakarira, akabitekerezaho bikarangira bigenda bimwangiza mu bitekerezo. Igihe kimwe aricara aravuga ati ariko ubu ni njye ufite ikibazo cyangwa nabo duhura bafite ikibazo? Umunsi umwe afata umwanzuro wo kuvuga ati ariko wazajya gushaka uwongisha inama, nkamubwira ibintu bimbaho, hanyuma nkareba inama yangira, ko imyanzuro yose mfatiye abantu bagiye bangirira nabi, bagiye bambabaza, mbona nta kintu bibabwiye, bo bagenda ubuzima bwabo bagakomeza. Hanyuma mu gitondo kimwe, urumva tuvuge niba ari nko mu mudugudu, hari abasaza baba bizewe, baba barabaye nk'abantu umuntu wese yasanga akabagisha inama. Arabyuka aravuga ati ngiye kureba muzehe kanaka cyangwa se umusaza kanaka, mubwire ibintu bimbaho, mubwire ukuntu abantu bampemukira, ukuntu rimwe na rimwe ngerageza kubabwira ibyo twapfuye kugira ngo batazongera n'ubundi n'ubutaha bakambabaza. Arabyuka arambaye afashe umuhanda, aragiye no kwa muzehe. Agezeyo atekerereza umusaza, aramubwira ati rero muzehe, mfite agahinda kuzuye umutima wanjye, mfite ibintu byinshi byagiye binkomeretsa, mfite inshuti zagiye zimpemukira, mfite abavandimwe bagiye bankomeretsa, kandi nkabona ntacyo bibabwiye, mbafatira imyanzuro yo kubanga, ariko abo bantu ukabona ntacyo bibabwiye, ni ukuri bakomeza ubuzima bwabo, ariko ngewe ndumva ngenda mpfa numva. Umusaza aramwitegereza, amubaza ijambo, aramubaza ati se abo bantu baguhemukira byagenze bite? Umuhungu aramubwira ati jyewe mu by'ukuri ntabwo nzi ukuntu bigenda, ariko nta na rimwe ntahura n'abantu muri uru rugendo rw'ubuzima bagenda bankomeretsa. Umusaza aramwitegereza, aramubwira ati none urashaka nkugira nte? Umuhungu aramubwira ati ndashaka kungira inama, ni iki nakora kugira ngo aba bantu batazakomeza kujya bankomeretsa, cyangwa se ndebe ko nashobora kuva muri ubu buribwe bwo guhora ntekereza ibyambayeho. Umusaza yarahagurutse atavuze, aramwitegereza, araceceka, arahaguruka,
aragenda abona amuteye umugongo, aragiye. Umuhungu aramwitegereza, abona umusaza aragiye. Ntiyamubwiye ati ngiye aha, noneho umujinya uramwica, umubabaro uramwica, amera nk'urakaye. Arangije arakomeza aratekereza, se buriya umusaza yumvise amubwiye ibintu bidashobora kubonerwa igisubizo. Umusaza aragenda, umuhungu akomeza yicaye aho. Hashize umwanya agiye kubona abona muzehe aragarutse afite igikombe mu ntoki, igikombe rwose gisanzwe kirimo amazi. Araza aramubwira ati akira iki gikombe kirimo amazi. Aragifata aramubwira ati se urumva iki gikombe kuri wowe kiremereye? Umuhungu aravuga ati ntabwo kiremereye, kiroroshye rwose. Yego harimo akarentuntu ndakumva ko karemereye, atari ko ntabwo gakabije. Arangije aramubwira, umusaza aramubwira ati none se dutekereze uramutse ugifashe isaha yose, ugifashe utya ugicigatiye mu ntoki byaba bimeze bite? Umuhungu aravuga ati naba natangiye kunanirwa akaboko. Umusaza aramubwira ati noneho tekereza ugifashe amasaha 5 byaba bimeze bite? Umuhungu aravuga ati ukuboko kwawe katangiye kubabara. Umusaza aramubwira ati tekereza noneho ugifashe umunsi wose. Tekereza ufashe iki kirahure ukakigumana mu buryo bumwe umunsi wose byaba bimeze bite? Umuhungu aramubwira ati ati none uko kukaba kwenda nko gucikaho ndushye cyane, ububabare ari bwinshi. Umusaza aramwitegereza aramubwira ati inshuti yanjye, uko ufata ibibazo cyangwa ibintu wahuriranyemo n'abantu ushobora kumva bikuremereye gake rwose, ariko uko ugenda utindana nabyo ukabimarana isaha, ukabimarana amasaha 2, ukabimarana amasaha 3, ukabimarana umunsi, ukabimarana iminsi 5, ukabyongeraho ibyo wikoreye by'undi muntu iminsi ngahe, ukongeraho bikamara amezi, bikamara umwaka, ukabyimukana mu mwaka ukabishyira mu wundi mwaka, none ho bikuremerera nk'uko watekerezaga icyo kirore iki gikombe cyakuremerera. Aramubwira ati ni iki wakora noneho kugira ngo icyo kirahure cyangwa icyo gikombe ufite kirimo amazi uburemere bwacyo bukuveho n'ukuboko kutangire koroherwe? Umuhungu aramusubiza ati nuko nagifasha hasi. Aramubwira ati uko rero niko ugomba kwitwararika, ugafasha hasi ibyo bintu byose, cyangwa ugatura cyangwa ukahagarika, ukomeza gutekereza kuri ibyo bintu byose abantu mwagiye mugonganiramo cyangwa bagiye bakubabaza. Harimo rero isomo. Umuhungu yafashe umwanzuro, yenda iyo nkuru nyirangize. Umuhungu yafashe umwanzuro, yagenda ahura n'ikintu kimukubise cyangwa kimugoye, kimunanije, kigatuma babara, aho kugira ngo ufate umwanya akomeze gutekereza kuri ibyo bintu, yahitaga yibuka cya gikombe cy'amazi. Mu minota ingahe ntabwo kiremereye, mu masegonda angahe ntabwo kiremereye, mu minota ingahe ntabwo kiremereye, mu isaha kitangiye kumuremerera, mu masaha 5 kiramuremerera. Agatekereza gifashe nk'umunsi wose ukuntu yaba ameze, koko kwaba kubabara, kwaba kwavunitse. Ni nako rero ibibazo dufite mu miryango, dufite mu nshuti, dufite aho tunyura, ni byiza ko tubifasha hasi, ukabifatira umwanzuro, ukabishakira igisubizo, aho kugira ngo ukomeze uvunwe nabyo, aho kugira ngo ukomeze ugende witwaye uko wikoreye imitwaro ya kanaka yo mu myaka 3 ishize. Kanaka yarambabaje, kanaka yaranyambuye, kanaka yambwiye nabi, kanaka yarankomerekeje. Fasha hasi ibyo byose, wiyemeze gukomeza imbere inshuti yanjye. Ibintu biri hanze aha, umurugendo uko ukomeza uri mu rugendo, niko uzahura n'ibindi byinshi uzagenda uhura nabyo ugomba guterura. Nubiterurana n'ibyabanje, umutima uretse no kuba umutima ukomereka, uzanabyimba mu buryo bugaragara. Abantu benshi giyewe imitima yagiye ihungabana, hanyuma no mu buryo bugaragara bw'umubiri umutima ukagira gute, ukababara bigaragara. Niyo mpamvu rero narinzanye inkuru kugira ngo wiyubake, ufashe hasi bigutsikamira, ufashe hasi bigukomeretsa, ahubwo uhe imbaraga ukomeza imbere mu rugendo, kuko urugendo ruracyari rurerure. Nguhaye ikaze nanone, mukore subscribe, musangize n'abandi bantu ibi bitekerezo, ndetse mukomeze tugumane. Nkwifurije amahoro y'Imana, kandi mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu. Aho utaha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.